Turabaramukije bene data mwese aho muri hirya no hino, tubifurije kugubwa neza, Uwiteka abahire. Nkuko bisanzwe turagarutse uyu munsi, tuje mu ngingo y'uyu munsi kuwa kane. Tubararikiye kubana natwe muri iki cyigisho cyiza. Noneho uyu munsi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo amagambo atameze nk'ay'undi muntu uwo ari we wese. Mu cyigisho kitubwira ngo yemwe nta muntu n'umwe uvuga nkawe. Rero uyu munsi ngarukanye na ya kipe, ibumoso bwanjye hari mwene data, reka basuhuze. Turabasuhuje bene data, muri kumwe na Nzabamwita Pierre. Nk'uko bisanzwe tubifurije igitondo cyiza. Reka twakire na mwene data iburyo. Yesu ashimwe. Turabasuhuje, nitwa Sharire Ngundibiza, turamenyeranye. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane. Iyi ni ya kipe dusanganywe tuganira kuri ibi byigisho, kandi namwe twizera tudashidikanya ko mudukurikirana. Mukomeze kugira ibihe byiza no kugubwa neza, ndetse no gukora share kugira ngo mubyohererezanye. Abagezeho bushyashya mukore subscribe kugira ngo ibi biganiro igihe cyose tubishyizeho bijye bibageraho, noneho tubisangire, dufatamirize hamwe kwiga Bibiliya binyuze muri ibi bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. By'umwihariko iki gitabo cyitwa ibyigisho bya Bibiliya mu ishuri ry'isabato, ishuri ryo ku isabato. Ni ibyigisho bifasha abakuze kwiga Bibiliya. Ingingo y'uyu munsi rero iratubwira ngo amagambo atameze nk'ay'undi muntu uwo ari we wese. Ifite ABC, ngo ifite utugingo dutatu. Reka twumve ibibazo byatwo maze tujye mbere, twumve amagambo atameze nk'ay'undi muntu uwo ari we wese. Ni uwuhe mwanzuro abantu benshi bagezeho bitewe n'amagambo Kristo yavuze ibyerekeranye n'amazi y'ubugingo, kandi ni ukubera iki? Reka badusomere muri Yohana ibice 7. Yohana igice cya 7 ku murongo wa 40 haranditse ngo, bamwe muri rubanda bumvise ayo magambo baravuga bati, ni ukuri uyu niwe muhanuzi. Reka tugereranye no mu gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo waho wa 15. Gutegeka kwa kabiri igice cya 18 ku murongo wa 32. Gutegeka kwa kabiri igice cya 18 ku murongo wa 15 handitse ngo, Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe, muri bene wanyu, azaba ari we mwumvira. Amen. Hano aya magambo atweretse ko rwose bitewe n'amagambo bamwumvanaga baravuze bati ni wa wundi wahanuwe. Uyu rero birerekana burya ko uyu muhanuzi bari bamuzi, bajyaga bamwiga mu mateka, baramwiga. Kuri B, nubwo bamwe batewe ibyiringiro n'icyo gikorwa, mbese abandi bo babyakiriye bate? Yohana 7, Yohana ibice 7 umurongo wa 44. Yohana igice cya 7 ku murongo wa 41 aranditse ngo, abandi bati uyu niwe Kristo, ariko abandi bati mbese Kristo aturuka i Galilaya? Ibyanditswe ntibivuga ngo Kristo azakomoka mu rubyaro rwa Dawidi, aturuka i Betelehemu, ikirorero Dawidi yarimo? Nuko abantu baramupfa, bamwe muri bo bashaka kumufata, ariko ntihagira n'umukoze urutoki. Urumva bari batangiye no kugenda babeshya yaturutse i Galilaya. Ariko mu kuri aho yari yavukiye hari hazwi, kandi hari hariho mu buhanuzi. Ariko barabyirengagiza bati yaturutse i Galilaya. Kuri se, ni irihe tegeko abasirikare bahawe rivuye ku bayobozi babo? Muri Yohana ibice 7 umurongo wa 45. Yohana igice cya 7 ku murongo wa 45. Nuko babasirikare basubira ku batambyi bakuru n'abafarisayo, nabo barababaza bati, mubujijwe n'iki kumuzana? Noneho ku murongo wa 46 reka twumve ikibazo gikomeza. Ni ukubera iki batashoboye gufata Yesu? Yohana ibice 7 n'umurongo wa 46. Abasirikare barabasubiza bati, yemwe ntabwo higeze kubaho umuntu uvuga nkawe. Aya magambo muribuka ko icyigisho turi kwiga kiratubwira ngo yemwe
nta muntu n'umwe uvuga nkawe. Iyi ngingo y'uyu munsi rero buriya ni nk'umutima w'iki kintu, kuko iravuga ngo amagambo atameze nk'ay'undi muntu uwo ari we wese. Abasirikare barabihamije baravuga bati rwose, ariko mubitekereza mute? Ahangaha harimo ikibazo. Mwebwe mubitekereza mute? Ni gute wowe uri umusirikare? Ubundi umusirikare ashinzwe kumvira shebuja. Iyo umubwiye uti genda unzanire uriya muntu, ntabwo aba agiye, buriya ntabwo aba agiye kuneka ibyaha, kuko umusirikare si umushinjabyaha, si umushinjabyaha. Oya, umusirikare w'icyo ashinzwe ni ukugenda agafata umutumye akamuza. Niba mvuga ati mushyire mu nzu y'imbohe akamufunga, nta bindi we n'icyo ashinzwe, kuko ni imbaraga. None ni gute bo bagezeyo harangiza ntibamuzane nyine, ntibakore icyari kibajyanye? Kubera iki ibi bintu byabaye? Ibi bintu rero ni igitangaza cy'Imana. Ibi nibyo bigaragaza yuko koko muri Kristo harimo ubugingo, harimo imbaraga itanga ubugingo. Biragaragara yuko aba basirikare bari bahuye n'umusirikare ubarengeje ipeti. Rwose ibi byo birasobanuka, kubera ko aho niho igikorwa umusirikare yagiye gukora adashobora kugikora. Iyo agiye uwo bamutumye agasanga murengeje ipeti, ntashobora gutinyuka kumutwara. Ibyo byo ntibishoboka. Abageze rero kuri Yesu basanze Yesu muri we harimo ineza, urukundo, impuhwe bitarangwaga mu bayobozi ba gisirikare b'Abayuda. Byarabacanze rero kuko bumvishe Kristo atari uwo gufatwa, ahubwo ari uwo gufata abandi. Hano ikindi cyantangaje, ubundi muzi ko abasirikare bavuga nk'abasirikare nyine, ati kwigiza ati yes sir, ariko ngo baraje ngo bavugana ubwitonzi. Bivuze ngo bagezeyo amagambo bamwumvanye uko bamubonye barahinduka, bagarutse baza baciye bugufi, ngo babasubizanya ubwitonzi bati yemwe nta muntu uvuga nkawe. Bigaragara ko wa mugani wawe abasirikare bari babonye umusirikare utabarenze mu bibi, utabarenze mu iterabwoba, ahubwo barenze muri discipline no mu butware no mu bushobozi. Ariko burya n'Abayuda bari babashoboye, kuko Yesu yarabizaniye mu nyigo twabibonye zo hirya, ntibamufata, arangije ntibanababwira ngo bamufatira, bamubatuma mu ibanga. Rero ahangaha urumva hari umuntu umwe wigeze kutuganiriza aratubwira ati burya rega na Yesu yari kapiteni, kuko ngo yari afite abasirikare 12 bagendana. Burya muri politike ntabwo babyita intumwa, baravuga ngo ni abasirikare. Ubwo rero urumva barahageze baburizwamo rwose. Ariko mu kuri tugarutse na bene data mudukurikiranye, uyu mwami wacu yari afite ingabo ziteye ubwoba, ni za zindi ngo zari zirinze Elisa igihe yasengaga ngo umwami fungura amaso y'umugaragu wanjye arebe ingabo zitugose. Rero buri izi ngabo abasirikare barahageze zo zibacisha bugufi. Reka twumve amagambo ari muri iki gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero, umuzingo wa 5 ku ipaje 747. Hari amagambo agira ati: nubwo imitima yabo yari inangiye yorohejwe n'amagambo ya Yesu, ubwo ni babasirikare, igihe yavugiraga mu gikari cy'urusengero, bakomeje kwigira hafi ye cyane bashaka kubona ikintu bamurega. Nyamara ubwo bamutegaga amatwi bibagiwe umugambi wabazanye. Bo baraje baza bucece, ariko urumva ibanga, baje bashaka kumutega kugira ngo bavuga ati babishingireho, duhita tugishingira. Hariya nta gihari, reka dukomeze twumve uko avuga, navuga iki hariya nabwo nta gihari. Urumva barumvise bagera ubwo imitima yabo. Ese ubundi kuki batahise bamufata? Kuki bategereje kubanza gushaka icyo bamushinja? Bigaragara ko nabo batinye rubanda, batinye gupfa kumufata. Baravuga bati reka turebe mu byo ari kuvuga, kwaragira ibyo avuga bituma tumufata, tubishingireho tumujyane. Aba baraceceka. Yatumaga abagaba. Reka twumve hepfo. Kristo yakoreshaga ibintu bimeze ibintu kamere byo mu byaremwe bari bamenyereye,
kugira ngo agaragaze ukuri kw'Imana. Bityo ubutaka bw'umutima bwategurirwaga kwakira imbuto nziza yatumaga ababaga bamuteze amatwi bumva ko inyungu ze zihuje n'izabo. Ku mutima we wabagiriraga impuhwe igihe babaga bishimye n'igihe babaga bafite agahinda. Urumva n'abasirikare ntiwabarenganya. Wese mu byigisho bitambutse mu gihembwe gishize ntabwo muzi ko twizemo ibigendanye n'umutware waje akamutakambira ati umwana wanjye agiye gupfa. Buriya rero nabo barahageze ahubwo bumva bafitiye impuhwe. Nabo nubwo ari abasirikare ariko baba bafite ibibahangayitse, baba bafite ibibagoye mu ngo zabo, baba bafite ibibagoye muri ubu buzima no mu kazi ndetse. Rero bateze amatwi bumva ahubwo uyu muntu bafite impuhwe ni inshuti yabo, banga kumufata. Rero amagambo atameze nk'ay'undi muntu uwo ari we wese. Reka twakire mwene data Nzabamwita agira icyo avuga kuri aya magambo atameze nk'ay'undi muntu uwo ari we wese, ariko cyane tunabihuze no muri iki gihe cyacu kugira ngo n'abadukurikiranye bumve aha turi kuvuga ibyashize ariko uyu munsi muri iki gihe cyacu ese ho twabihuza dute? Muri iki gihe turimo, umuntu wahinduwe n'umwuka wera, umuntu ufite imbaraga y'ubugingo muri we, avuga amagambo nk'aya Kristo, avuga nka Yesu, aba afite umutima nk'uwa Yesu. Nta mahane wamubonana, nta shyari wamubonana, nta rwikekwe wamubonana, nta mutima mubi wamubonana. Mu yandi magambo aba asa na Yesu. Aha rero ngo intwaro bacuriye kukurwanya nta kizagutwara. Aha iki nicyo dukwiriye kugira nyambere, kugira ngo amagambo yacu ahure n'ubutumwa Kristo arimo gutanga, imico yacu ihure n'ubutumwa Kristo arimo gutanga, bityo tugire ubugingo muri twe kugira ngo duhinduke isoko y'amazi y'ubugingo. Urakoze cyane. Reka twakire na mwene data Sharire nawe agira icyo avuga kuri ibi bintu. Iki cyigisho ni cyiza cyane kandi kirimo isomo rikomeye, ko kubwo kugira amagambo meza, amagambo ahumuriza, amagambo arimo abantu ibyiringiro, atari ayo kubaca intege, atari ay'iterabwoba, byatumye abaje gufata Yesu babura ingingo bashingiraho. Isomo ririmo rero natwe dukwiriye kwiga kuvuga neza ijambo ry'Imana dutwaye, umucyo dutwaye tukawutwara neza mu buryo bwa nyabwo, ahantu ha nyaho, kandi tugasaba umwuka w'Imana akatwigisha kugaburira abantu ibyo bakeneye. Noneho rero bityo n'umwanzi cyangwa abahinyura ijambo ry'Imana bakabura icyo bashingiraho batureka. Koze rwose aya magambo yose musobanuye nyumvisemo ikintu gikomeye, kandi nkurikije nuko iki cyigisho kitubwira ngo amagambo atameze nk'ay'undi muntu uwo ari we wese, burya natwe twakiriye Kristo twagira ibyo tuvuga bitandukanye n'iby'abandi. Ikintu mbonye muri ibi byigisho, abantu bose bakeneye agakiza, baba bakire, baba bakene, baba abanyepolitike, baba abasirikare, abantu bose bakeneye agakiza. Rero nitwakira Kristo mu mibereho yacu, tuzavuga amagambo afasha abacuruzi, afasha abanyepolitike, afashe abasirikare, afasha abantu abari bo bose, kandi n'abatujora ntabwo bazabona icyo baturega. Ntabwo bikwiriye ko umuntu w'Imana avuga ibintu ngo narangize afungwe azira ibyo yavuze, arengane cyangwa se babe bamugirira nabi azize ibyo yabigizemo uruhare. Twagombye kumenya ibyo tuvuga, ndetse nk'uko mwene data bivuze tukabivuga mu mwanya wabyo ndetse no mu gihe cyabyo, kandi no mu byigisho twarabibonye. Reka rero mbashimire bene data, mwakoze kudufasha muri iki cyigisho, kandi mwakoze no gufasha abaduteze amatwi. Uwiteka ajya bungura ubwenge kugira ngo mubone ibyo mugaburira abantu. Abadukurikiranye namwe turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kuryoherwa n'aya magambo. Uwiteka abahire cyane, murakoze. Amen. Amen.